mbahaye ikaze bakunzi ba Torotoro kandi mbashimiye kuba mukurikira inyigisho z'ubuhinzi zigezweho tubagezaho, tubashimira ko muri abafatanyabikorwa beza kugira ngo twihaze mu biribwa. Rero nk'uko twabibonye dukoresha torotoro zubatse ku buryo butandukanye. Hari izifite akazu umuopareta ashobora kwicaramo agakora ibyo akora yibereyemo, hakaba n'izindi zidagafite. Reka twivugire ku zifite akazu. Hari igihe mujya mubona umuhinzi arimo ahinga ku zuba cyane hashyushye, ariko wakwinjira muri torotoro ye ukumvamo indani harahehereye, hameze neza. Ubundi ugasanga hanze nk'imvura iri kugwa, harakonje, abantu barimo baratitira, ariko wakwinjiramo muri ka kazu ke k'imashini ye birumvikana ugasanga harashyushye, hameze neza. Ukibaza uti ese ariko ibi ngibi bigerwaho gute? Ese bikorwa gute? Ndetse n'ibindi bibazo byinshi bishamikiye kuri ibyo ngibyo tugiye kubisobanukirwa turi kumwe na Venuste Bazeye. Nongeye kubaha ikaze. Bavuga ko kugira ngo umuntu akore neza agire umusaruro, atanga umusaruro ku byerekeranye n'ubushyuhe, abagomba gukorera hagati ya dogere Celsius 21 na 26, ndetse n'ubuhehere bw'umwuka bukaba buri hagati ya 45 na 50%. Icyo gihe umuntu aba ashobora gukora ameze neza, nta bushyuhe bwinshi, nta bukonje bwinshi. Icyo gihe rero iyo ubushyuhe burenze bukazamuka cyangwa se bukamanuka hirya y'ibyo bipimo nababwiye, icyo gihe tuba dukeneye kubumanura cyangwa se tukabuzamura, tukabuhuza n'ibipimo byiza bikenewe. Icyo gihe rero hahita hazamo ikindi gice cya torotoro cyitwa heating na air conditioning. Ariko munyemerere tuvuge heating, ventilation and air conditioning. Muri rusange ni ukuvuga ngo ni ugushyushya no gukonjesha ndetse no gukwirakwiza uwo mwuka mu buryo bukwiriye. Icyo gihe rero hari icyo gice nicyo dukenera kugira ngo ibyo bipimo byacu by'umwuka ndetse by'ubushyuhe bibashe kugerwaho. Ariko ahangaha nimvuga ubushyuhe twumve heat ni za mbaraga substance iyo ari yo yose itanga bivuye kuri twa duce dutoya tuba tugize igikoresho runaka, tuvuze nk'ameza cyangwa se substance iyo ari yo yose. Icyo iyo energy cyangwa se izo mbaraga buri gikoresho cyose kiba kizifite, hanyuma bigatandukanwa na temperature ari cyo gipimo cy'ubwinshi bw'izo mbaraga. Aha rero nitujya tuvuga ubushyuhe tujye twumva heat ziba zatanzwe na substance. Hanyuma twakwibaza ngo ubwo bushyuhe buba buza gusanga umuopareta muri ka kazu k'imashini ye buturuka hehe? Buturuka ahantu hatandukanye. Hambere bushobora guturuka kuri iri zuba tuba tubona ricana, hanyuma ibyuma bigize ka kazu byubatse torotoro bigashyuha, bityo n'indani muri torotoro hagashyuha cyane. Hari n'ubuturuka kuri moteri, engine. Uko moteri ikora bitewe n'imikorere yayo indani haba harimo umuriro, twarabibonye. Ibice byayo birashyuha ndetse bigashyushya nta handi muri ka kazu umuopareta aba yicayemo. Hari na kwa kuri gears ziba zigenda zikora, icyo gihe nazo zitanga ubushyuhe, ya myuka ya eshapuma cyangwa se exhaust, bitewe n'aho inyura ku gice cya torotoro. Ibyo byose bishobora gushyushya muri ka kazu umuopareta aba yicayemo, bityo bya bipimo byiza byo gukoreraho bikaba byarenga. Ndetse hari n'igihe hanze hashobora gukonja, noneho hagakonja ku kigero cyo hejuru ku buryo bwa bushyuhe agomba gukoreraho muri ka kazu ke nk'uko twabonye bumanuka bukajya hasi, ugasanga nawe ari gutitira, bityo ntabe yakora akazi ke neza. Icyo gihe rero tugakoresha ya systeme narindi mbabwira, bityo tukabasha kubishyira ku gipimo cyiza kugira ngo dutange umusaruro ushoboka mwinshi, mwiza, kandi ndetse n'ubuzima bwacu bubungabunzwe, kuko niyo ntego. Mu by'ukuri rero aka kamaro ka AC cyangwa air conditioning na heating, reka tubyegeranye nako
ni ukugabanya ubushyuhe cyangwa se cooling, kugabanya ubushyuhe bwinshi burenze kubwo umuntu yagakoreyeho muri iyo torotoro, muri ako kazu umushoferi cyangwa se umuopareta aba yicayemo. Ubushyuhe burenze ubukenewe tukabugabanya, ndetse n'ubukonje bwinshi burenze ku bwari bukenewe nabwo tukabugabanya, twongera ubushyuhe, dushyushyamo aho ngaho indani tukabuzamura. Hanyuma ikindi ni uko gufata uwo mwuka tumaze gutunganya neza uko tubishaka, tukawerekeza mu bice bitandukanye by'umuopareta aho yicaye, ariho bya biri nari ndi kuvuga ngo ventilation. Hari igihe uba wumva washyushya ibirenge cyane, ukerekeza akadirishya gafungura umwuka wenda ushyushye, ukakerekeza ku birenge, ukakerekeza ku mutwe se aho ushaka, cyangwa se niba ari hari hashyushye cyane ubukonje ukabwerekeza aho ushaka. Ndetse iyi systeme inafasha mu gutunganya uyu mwuka duhumeka, kuko iyo tumaze kuwutunganya tuwushyize kuri bya bipimo by'ubushyuhe dushaka, unyura muri filtri, bityo umuntu agahumeka umwuka mwiza. Ibyo bigatanga n'akamaro, kuko nk'iyo turi mu murima, reka dutange urugero, nk'iyo turimo gusanza muri secondary tillage, hahandi ivumbi riba ritumuka ari ryinshi, iyo ufite iyo tractor cyangwa torotoro ifunze, uba ugomba gufunga ibirahure byose kugira ngo rya vumbi ritaza ryinjiramo direct ukarihumeka. Wowe ahubwo ugakoresha ya AC system cyangwa se air conditioning na heating, ku buryo wowe umwuka uri buze kujya uhumeka ari uraba wamaze kuyungururwa neza. Ibyo ngibyo bikagufasha nyine kwa kubungabunga ubuzima bwawe. Ako niko kamaro rero umuntu yavuga ko ari ingenzi kuri iyi systeme turiho tuganiraho. Reka duhere kuri systeme yo gukonjesha cyangwa se kugabanya ubushyuhe, bakunze kubyita ngo ni AC system. Ifite ibice bitandukanye, turavuga iby'ingenzi kuko hariho n'utundi duce twinshi dutoya. Iby'ingenzi rero bigera kuri bitandatu. Tuba dufite compressor, ni igice cya mbere, tukagira AC condenser, tukagira receiver cyangwa se filter dryer receiver, tukagira expansion valve, tukagira evaporator, hanyuma dushobora no kugira ikindi cyitwa accumulator. Ariko yo ishobora gusimburana na ya filter receiver dryer bitewe n'uwabikoze. Kimwe gishobora gusimbura ikindi, ariko n'uburyo biba byestaye muri circuit cyangwa se mu buryo bw'imyubakire, kimwe gifata position imwe, ikindi kigafata iyindi, bitewe n'uko wahisemo gukoresha kimwe iki cyangwa se ikindi. Ariko ibyo byose, ibyo bice tuvuze, bikaba bihuzwa n'utundi dutiyo dutoya. Hagati y'igice n'ikindi hagomba kuba harimo agatiyo kabihuza. Hanyuma ariko aho indani naho hakaba harimo refrigerator cyangwa se ni substance nyine yifashishwa mu gukonjesha. Mu kureba uko iyi systeme yo gukonjesha muri torotoro ikorwa, reka tubanze turebe amaterime tugiye gukoresha. Hari terime yitwa evaporation, ni ugufata ibintu byari bisa nk'aho ari ibisukika nk'amazi n'urugero, bigahinduka umwuka. Icyo gihe tuvuga ko hari evaporation. Noneho hari condensation. Condensation ni igihe ibintu byari umwuka cyangwa se vapor noneho bikaza guhinduka ibisukika cyangwa se bigahinduka amazi. Ayo ni amaterime agenda akoreshwa muri uku gukora kw'iyi system. Dukoreshamo refrigerator ariko zirimo ubwoko bubiri. Hari ubwabanjije gukoreshwa ariko baza kubona ko bwangiza ikirere, iyo yari CFC, ibyo ni chlorofluorocarbon, yari muri ubwo bwoko, ariko izina ryayo bya nyabyo ni dichlorodifluoromethane cyangwa se tuyita R12. Iyo ngiyo ariko baje gusanga ko yangiza ikirere cyangwa se yangiza ozone,
ka kayungirizo k'izuba kadukingira imirasire, ndetse murabizi ko iyo kangiritse hari byinshi byangirika, nko kugabanyuka k'ubudahangarwa bw'umubiri, kugira kanseri z'uruhu, kwangirika kw'ibihingwa, ndetse n'ibindi mujya mubyumva, kagira uruhare mu kwangirika kw'ikirere. Hanyuma mu bihumbi 2000 niho baje kuyihindura, bayihindura donc isimburwa n'iyitwa R134A ariyo tetrafluoroethane. Iyi ngiyi yo baje gusanga ko idafitemo chlorine. Iriya ya mbere yari ifitemo chlorine niyo yangizaga. Iyi ya kabiri rero niyo iri gukoreshwa kugeza ubu ngubu, ariyo yitwa R134A, niyo muzamusanga kenshi irimo gukoreshwa. Iyi mpamvu bahisemo iyi ngiyi rero ni uko ifite imyitwarire ijya kumera nk'iy'amazi, iri buze gutuma ya evaporation na condensation byose biza kuba, ariko byose bikabera ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi cyane, ko murabizi turimo turashaka gukonjesha. Ibera rero ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi cyane, hahandi ishobora kugera kuza, niba yari ari ibisukika ijya kumera nk'aho ari amazi, igahinduka umwuka ku gipimo cy'ubushyuhe kingana na dogere Celsius 26.3 munsi ya zero. Ibi murabizi yuko nk'amazi, dufashe urugero, ahinduka umwuka ari uko ageze kuri dogere Celsius 100. Ariko nubwo bihinduka umwuka kuri iki gipimo cyo hejuru, ubwo birumvikana ko kugira ngo tuzamure ubushyuhe, tubashe kwirinda yuko iza kuba umwuka hakiri kare, tuyongerera presiyo. Murabizi ko iyo wongereye presiyo muri ibi bisukika nk'amazi cyangwa se n'iyi gaze turi kuvuga, ni ukuvuga ngo igipimo cyayo cyo kuza guhinduka umwuka kiriyongera, kirazamuka ku bushyuhe. Tuvuge nk'amazi, niba yari buze guhinduka umwuka ageze kuri dogere 100 kuri presiyo ya kilopascal 0, nituzamura tukageza ku 110, bizatuma y'amazi aza guhinduka umwuka ari uko bigeze ku bushyuhe bwa temperature ya dogere 126 aho ngaho. Ubwo rero birumvikana ko iyi gaze tugiye kuyikoresha iri buze kudufasha, ni nayo mpamvu bayihitamo aho kugira ngo bakoreshe amazi. Iyi gaze rero tugiye kuyitangira turebe uko ikoreshwa neza muri ibi bice twamaze kubabwira. Icya mbere ni uko tugiye guhera kuri kompreseri cyangwa se kuri kompresa. Kompresa hano ikurura iyi gaze twari turi kuvuga R134A, hanyuma ikayisunikana imbaraga, ikayiha presiyo, ariko iyi gaze ibiri muri eta iba iri vapor cyangwa se iri umwuka, ikayisunikana rero presiyo, ikagenda ikayinjiza muri condenser. Iyi condenser ifite utuntu tw'udutibe ku buryo iyi gaze iri buze kugenda izengurukamo, ariko kakaba kameze nk'uko radiyateri y'amazi twayibonye imeze. Noneho umwuka uturuka hanze ukaza wakubita kuri ya condenser, hanyuma bwa bushyuhe ndetse na ya pressure byazamuwe na kompreseri byoherezwa muri iyi condenser, ubushyuhe bukagabanuka. Bwamara kugabanuka, ya vapor igahita ihinduka ibisukika, igahinduka nk'amazi. Noneho iyo imaze guhinduka nk'amazi, ihita ikomeza igaca muri filter dryer receiver, ka gace kandi twabonye gakurikiraho. Aka ngaka gakora nk'ikigega kibika iyi gaze cyangwa se iyi refrigerator, ndetse kikanakuramo amazi cyangwa se moisture, kikanayungurura iyi refrigerator niba hari udupartikile solide cyangwa se utundi tuntu tw'umwanda twose, tukaba filtire, tukayungururwa, noneho bigasigara muri iki gice cya filter dryer receiver. Ubwo ngubwo bigakomeza bikinjira muri expansion valve, hahandi iki gice gifite utuntu tw'utwenge dusa nkaho twibumbye cyane, uburyo turagabanya umuvuduko wo kwihuta kw'iyi refrigerator. Noneho presiyo ikagenda isa nkaho yatakara, ubwo bigahita byinjira muri evaporator. Twibukiranye yuko kugeza ahangaha ya refrigerator ubu iri
iri mu bisukika, irajya kumera nk'amazi. Urumva nitugabanya pressure noneho igiye guhita ihinduka umwuka, kuko presiyo iragabanutse. Nigabanuka rero ya temperature yo kugira ngo byevapore irahita yamaze kugabanuka deja ko byamaze gukonja. Ahangaha noneho igiye guhita ihinduka umwuka muri iki gice cya evaporator. Evaporator nayo ifite utuntu tw'udutibe igenda izengurukamo, ariko nayo kikaba ari igice gikozwe muri aluminium, ku buryo ubushyuhe buri buze kurekuka cyangwa se hari buze kubaho guhura k'umwuka wo muri kabine ndetse n'uyu mwuka ugiye kunyura mwahangaha muri utu dutibe tw'imbere. Twibukiranye ko iyo umwuka ushyushye uva ahashyushye ugana ahakonje, ubwo ubushyuhe niko itegeko ryabwo rivuga. Donc biva ahashyushye cyane bigana ahakonje. Ubwo rero bivuze ko hano muri iyi evaporator harakonje cyane, kubera ko twabibonye ko ya refrigerator yacu ihinduka umwuka ku bukonje buriho. Donc ubushyuhe bugeze kuri 26 munsi ya zero, ubwo birakonje cyane. Noneho muri ya kabine niba hashyushye, wa mwuka waho uzaza ukubite kuri iyi evaporator, hanyuma ubushyuhe buhite bwinjira muri ya refrigerator indani hakonje, noneho umwuka uhite ukonja. Numara gukonja tuba dufite za blower cyangwa se utuntu tw'utuventilateri turi hafi aho ngaho, tugahita duhuha wa mwuka umaze gukonjeshwa, tugahita tuwohereza mu nzira zabugenewe, ukagenda ukinjira muri cya cyumba umuoperator yicayemo arimo gukoreramo. Hanyuma uwo mwuka ukomeza ugenda usirikira muri ubwo buryo ushyushye, uza ukubita kuri evaporator wongera usubira muri kabine, bityo bikagenda bihinduranya wa wundi wari ushyushye uri muri kabine, ukagera ugashiramo hagakonja, ndetse ubwo ukomeje birakomeza bigakonja, byagera kuri cya gipimo wifuza ya AC yawe ukaba urayihagaritse. Ariko ubwo dukomeje, iyo bimaze gukonja muri ya evaporator yamaze guhinduka umwuka, ubwo birakomeza bikagenda bikongera bikinjira muri ya compressor. Ubwo hagati aho urwo rugendo rwose biba bigenda binyura mu matiyo agenda ahuza ibyo bice, bikinjira muri ya compressor, ubwo urugendo rukongera rugatangira, bikomeza bizenguruka uko nguko kugeza igihe urumva muri ya kabine yawe cyangwa se hahandi wicaye, niba uri umuoperator, hamaze kugera ku gipimo cy'ubukonje wifuza. Hanyuma ugahita ukanda kuri buto yabugenewe ugahagarika uko gukomeza kuzenguruka. Iyo uhagaritse rero buriya ubukoze iki? Reka nabyo tubivugeho. Ni ukuvuga ngo iyi compressor iyo ijya gutangira, itangira ari wowe muoperator uyihaye gahunda ngo itangire, ariko imbaraga ikoresha izikura kuri crankshaft. Crankshaft ni cya gice cya moteri cyo hasi, twarabibonye hahandi imbaraga ziba ziri. Hanyuma hari V-belt cyangwa se kurwa iva aho ngaho ikagenda ikanyura mu bice bigiye bitandukanye bikenera izo mbaraga zivuye kuri crankshaft, nka pompe y'amazi, kuri alternator, bikagera no kuri puri ifashe kuri compressor y'iyi AC. Hanyuma hari hagati y'iyo puri ndetse na compressor nyirizina haba harimo clutch cyangwa se embrayage. Ariko iyo embrayage itandukanye n'iriya dukoresha hagati ya moteri na transmission. Iyo ni electromagnetic, ndetse yo kugira ngo uyakitive cyangwa se ifate cyangwa irekure, bikoreshwa na ka kabuto kaba kari hahandi umuoperator yicaye hahandi akanda cyangwa se akongera agakanda akazimya AC. Iyo akanze rero ikajya on, ubwo ni ukuvuga ngo iyi clutch ihita ifata cya gice cya puri igahita gihuza na compressor nyirizina. Hanyuma ubwo za mbaraga za moteri zigaturuna iyi compressor, aribwo isakinga ndetse ikanadischarginga cyangwa se igakurura ikanohereza ya refrigerator. Ubwo bigakomeza bizenguruka uko nguko. Ubwo rero byumvikane ko iyo ukanze kariya kabuto, umuriro uragenda cyangwa se amashanyarazi yaragenda mu nsinga bikagera kuri iriya clutch, bikayikonekita, igafata cyangwa se ikarekura bitewe n'ibyo ushaka gukora. Nubwo tuvuze muri rusange uko iyi systeme
cyangwa se iyi siriku ikora, hari ibindi bice byinshi bitoya ariko by'ingirakamaro nabyo bigomba kuba birimo, kuko nk'iyo iyi refrigera itambuka ntabwo itambuka uko ibonetse kose, haba hagiye hariho utundi duce tugenda tuyiregera, hariho umuntu yavuga nk'urugero iyo karace twayivuze, hariho superheater, hariho za blower, hariho za charging ports ziba zigiye ku matiyo atandukanye, arizo zifasha niba iyi refrigera imaze gushiramo hahandi ujya kuri station bakakongereramo, bakoresha izi charging ports. Hari protective sensors, niba ubushyuhe buzamutse, niba ubukonje bumanutse, izi sensors zikabisensinga zikagira uburyo zigenda zibiregeramo, abikoresheje n'izi temperature control, donc ibyo byose biragendana. Hakazamo ama o-ring atuma izi refrigera zidashobora gusohoka ngo zize hanze, hano amatiyo agiye ahurira cyangwa se ahurira n'ibi bice bigiye ari binini. Hariho n'amasiri atuma za lubrifier cyangwa se amavuta atuma byikaraga neza adasohoka ngo aze hanze. Hariho n'ibindi byinshi, hariho n'aya masinga wiring zigenda zitwara umuriro kuva hamwe kujya ahandi, n'utundi duce dutoya ariko nanone tw'ingenzi. Ibyo ngibyo rero iyo umaze kumva neza imikorere y'ibi bice muri rusange, ushobora kuba wasobanukirwa ndetse haba habayeho n'ikibazo ukamenya uburyo wabyitwaramo, ukamenya aho kibereye, ukamenya n'uburyo wabikoramo. Ariko nongere ngaruke mbibutse yuko muri iyi systeme ubundi igira ibice bisa nkaho ari bibiri by'ingenzi. Hariho igice cya high pressure ndetse n'ikindi gice cya low pressure, gifite pressure nini ndetse n'igice gifite pressure ntoya. Pressure nini ni hahandi nyine ibintu biba bibyigana bakoresheje imbaraga nyine. Icyo gice rero gifite pressure nini cyangwa se pressure nini gihereye hano kuri compressor, hahandi bisohokera muri compressor kugenda kurinda bigeze kuri expansion valve. Aha hose ni igice gifitemo pressure nini. Noneho kuva hano byinjiriye kuri evaporator, ubwo pressure ibitangiye kugabanuka kugenda kugera aho byinjiriye noneho kuri iyi compressor. Rero uburyo umwuka wo muri kariya kazu ushobora gukonjeshwa, ubwo bivuze ko ubushyuhe bwari bwinshi urabugabanyije. Noneho kugira ngo ubwongere mu gihe hakonje cyane bigenda bite? Nk'uko tubizi cyangwa twabibonye, iyo moteri ikora hari amazi ya cooling aba arimo kugenda asirikira muri moteri. Ariya mazi rero arashyuha. Iyo amaze gushyuha, hari agatiyo kagomba kuyohereza ahantu hari akandi ka device kitwa nako gakora nka heat exchanger, ni hita core. Nako kagiye kumera gakozwe nako muri aluminium nk'uko twabibonye, ariko kakaba gafite udutibe ayo mazi nayo agenda asirikiramo, ku buryo iyo arimo gusirikira mwaho ngaho umwuka uri buze kujya kuri ako gace muri hita core birumvikana, ari buze kuba uwo mwuka uri buze kuba washyuha ufasha ubushyuhe buvuye muri ya mazi nubwo ari mwaho imbere, kubera gakozwe muri aluminium nini. Uwo mwuka rero iyo umaze gufata ubushyuhe buvuye muri ayo mazi twibukiranye ko yavuye muri moteri, hari gufata ubushyuhe muri moteri akabuzana kuri iyo hita core, hanyuma umwuka nawo ukaza ugafata ubwo bushyuhe. Hari izindi blower cyangwa utundi tuventilateri tuhuha wa mwuka wari ushyushye umaze gufata ubushyuhe kuri ako gahita core kari karimo kunyuramo amazi ashyushye, noneho uwo mwuka nawo ukoherezwa mu nzira zabugenewe, hahandi umuopareta afungura twa tuntu ubona azamuye abundi akakamanura akakerekeza mu mpande zitandukanye, ubwo bushyuhe nabwo bukinjirira aho ngaho. Iyo nzira rero y'uwo mwuka nayo uwo ushyushye unyura muri ya nzira wa wundi ukonje wavuye kuri AC system nawo aho unyura ni hamwe, ariko ibyo ni ibice bibiri bitandukanye.
hari igice cya evaporator block n'iki gice cya heater, byose biregeranye, biba biri hariya hafi y'aho umuopareta aba yicaye, ariko kimwe gikora ikindi kitarimo gukora. Ibyo bifite uko byubatse, abazabasha kubireba muzabireba, bifite uko byubatse ku buryo udashobora gukoresha iki gice cya heating ndetse urimo no gukoresha kiriya cya cooling, niba ariko twabyita cya AC, cya kintu cyo gukonjesha. Kimwe gikora ikindi kitarimo gukora. Icyo gihe rero ni uko nguko bigenda mu ruhande rwo gushyushya hariya umuntu aba yicaye. Hanyuma birumvikana nabwo hari akabuto kabyemerera, kemerera wa mwuka wo muri heating device cyangwa se muri cya gice kiri gushyushya kuba waza mwaho ngaho. Ni umuopareta ubihitamo, hanyuma byagera ku bishyuhe runaka ashaka akongera akabihagarika. Ko tumaze kubibona rero, iyi systeme ni ingirakamaro. Hari rero inama tugira abantu bayifite ku mashini zabo kandi bifuza kuyikoresha mu buryo burambye. Iyi refrigerator iba iri kuzengurukamo hariya irahenda, niyo mpamvu tugomba kuyikoresha neza. Ndetse n'ibi bikoresho cyangwa se ibiriya bice byose birasaza, birangirika iyo ubikoresheje nabi. Niyo mpamvu usabwa kubifata neza kugira ngo bizakore kandi bikore igihe kirekire. Rero inama ya mbere tugira umuopareta cyangwa se n'undi muntu wese ukeneye gukoresha iyi systeme kuri torotoro ye, cyane cyane niba twibanda, turakubwira ngo niba ugiye gukoresha iyi systeme ya AC, ubanze ukinge amadirishya ndetse n'ibirahure bya torotoro yawe. Bikinge neza ku buryo bidahura, wa mwuka wo hanze ya torotoro utaba uri guhura n'uwa hano muri torotoro hahandi mu kazu kawe wicayemo. Kuko nibiba bitari ibyo, uzajya ukomeza, niba tuvuge uri gukonjesha, ukonjeshe nk'uko ukonjesha ariko bye gukonja. Kubera iki? Kubera ko wa mwuka wo hanze muri atmosphere ni mwinshi cyane, urakomeza usirikiramo, ndetse na bwa bukonje urimo kohereza mwahangaha uvuye kuri evaporator yawe nta kaciro buzagira, kuko bizakomeza bishyuhe, usange urimo gukora ubusa. Iki ni kimwe no mu gushyushya, nabwo ni nk'uko nguko. Biravuga ngo uzabanza ufunge, hanyuma ubone gukoresha iyi AC yawe. Kandi ni byiza ko niba urimo no gusanza, tuvuge urimo guhinga ahantu hari ivumbi, ahantu hari ibyotsi bishobora gutuma uhumeka nabi bikaba byakwangiriza, uzajya ukinga ukoreshe iyi AC yawe, kuko twabonye ko iyungurura umwuka ukabasha guhumeka neza. Ikindi ni ugukurikirana ukareba niba iyi AC yawe iri gukora neza, ugakoresha amatwi yawe ukumva niba nta rusaku rudasanzwe ruri muri uko gukora kw'iyi AC yawe cyangwa se iyi systeme yawe. Niba rurimo, ubwo ugomba kureba ahantu ruri, ukabasha kureba ikirimo kurutera. Hanyuma ugomba no kureba ese iyi AC yawe cyangwa se air conditioning yawe irimo gukora neza. Niba warashyiraga mu gipimo runaka ko hari speed zitandukanye ushobora guhitamo, uri bukonjeshemo ukumva wenda ntabwo biri gukonja vuba nk'uko byakonjaga mbere, icyo gihe haba habaye ikibazo. Ushobora kugenda ukareba niba refrigerator yawe itashizemo, cyangwa se niba iya clutch yawe ihuza compressor ndetse na za mbaraga ziri guturuka muri moteri niba itapfuye, kuko ushobora gukanda ukibwira ngo wayishyizeho ariko mu by'ukuri itafashe igasilipinga, cyangwa se urusinga rwaracitse ntigereyo. Ugomba no kureba niba AC yawe rero irimo gukora neza. Uko gukora neza ni ukureba niba iri gukonjesha mu gihe gikwiriye. Ubwo ukareba niba amavuta, hari aho kuri compressor ushobora kurebera igipimo cyayo, niba hadahari icyo gihe ureba interivale ziri mu masaha bakubwiye ko uzayahindura, icyo gihe ukaba wabasha kuyahindura. Hanyuma iyi refrigerator yawe nayo ukamenya ngo niba ugiye kuyihindura cyangwa se kuyihinduza, cyane ko atari umuntu upfa guhita byikorera nk'uko twabibonye, ihita ihinduka umwuka vuba. Iyo iri mu gikoresho kitabugenewe ihita ihinduka umwuka. Icyo gihe rero
kuri sitasiyo ukamenya ngo bagiye kukongereramo ya refrigera ihuye n'iyari irimo. Twongere tuyibutse ko ari eri 134A, iyo ngiyo niyo nziza. Ukamenya yuko bayigushyiriyemo batagushyiriyemo ya yindi yangiza ibidukikije ya eri 12 nk'uko twabibonye, kandi bakagushyiriramo igipimo gikwiriye, kuko nibashyiramo nyinshi cyane ntabwo bizaba byiza, nibashyiramo nkeya cyane nabwo ntabwo bwa bukonje uzaba ukeneye uzabubona. Icyo gihe rero bikaba byakwangiza systeme yawe. Ikindi ni uko igihe iyi refrigera yashizemo urimo gukoresha systeme yawe ugasanga ntabwo irimo gukora kandi ya clutch yawe yako iri gukora neza, icyo gihe bizaba bivuze ko iyi refrigera yashizemo. Icyo gihe uzirinde kuyikoresha. Hari abajya bakora amakosa agasanga iyi refrigera yashizemo nubwo bidakonja, ariko akavuga ati reka numve ako kayaga kari guhuha. Buriya uba urimo kwangiza. Ntuzabikore, kuko iyo ubikoze bya bice byose nk'uko twabibonye biba birimo gukora kandi bigakora nta lubricant cyangwa se amavuta yo gutuma bikora bitangiritse arimo kugenda atemberamo, kuko ariya mavuta atemberana na ya refrigera baba bashyizemo. Icyo gihe rero bya bikoresho byawe urabyangiza, wazagera igihe cyo kongeramo refrigera ugasanga byarangiritse ugahomba menshi. Aya mavuta rero mushobora gukoresha muri iyi refrigera yanyu, ubwoko bumwe bwiza umuntu yababwira mukwiye gukoresha ni P na A oil. Ubwo biba byanditse nyine ku icupa ayo mavuta arimo. Ni polyalpha olefin, niyo mavuta donc nuko yitwa. Ayo rero ni amavuta meza cyane kuko akorana ndetse n'izindi systeme zaba ari za kera ndetse n'iz'ubu, kandi akaba afite propriete zituma biriya byuma aba arimo kugenda anyuramo biramba. Hari n'ayandi bita PA na G, ariko ariya ntabwo akunze gukoreshwa. Ubundi yakoreshwaga cyane kuri ziriya refrigera za mbere za eri 12. Mujye mwikoreshereza rero aya ngaya ya mbere ya polyalpha. Uko twari turiho tubivuga rero kuri mu kugifata neza iyi systeme yacu, uba ugomba kugenda ukajya ureba kuri buri bice, ureba n'amaso niba biri gukora neza. N'urugero ukayireka ikaba irimo gukora, ukaba wasohoka ukareba ese iriya kuri ya compressor irimo iraturuna neza, ese nta rusaku rurimo, ese urabona itagenda vibrating cyangwa inyeganyega. Ibyo byose ukabireba, kuko hari igihe kigera ugasanga irimo irasakuza, wenda se yashaje cyangwa se ikeneye reglage. Ibyo byose ukagira icyo ukora bitewe n'icyo ubonye. Compressor nayo ubwayo ishobora gusakuza, ariko gusakuza kwayo indani bishobora guterwa nuko wenda refrigera yabaye nkeya, yagabanutse, atari uko yabaye nkeya, ahubwo ari uko wenda mu nzira nko mu mipira cyangwa ya matiyo twavugaga hari nk'ukuntu umupira wigonze, ku buryo ya volume y'indani aho refrigera igomba kunyura hagabanutse. Icyo gihe ikoresha imbaraga nyinshi zirenze izo yakoreshaga, bigatuma nayo isakuza. Icyo gihe rero uba ugomba kureba niba iyo mipira yose iri hagati ya bya bice twavuze igiye inyuze ahantu yakabaye inyura, igororotse neza. Niba ari aho ukase ukaba ukase neza utavunitse. Ikindi uba ugomba kureba niba ari nta hantu umupira watobotse, nk'ahantu umupira uteraniye wenda n'igice runaka, ushobora gusanga nk'amaguru yafungutse yaregeye, ushobora gusanga nka o-ring cyangwa siri nk'uko twabivugaga yacitse, bityo ya refrigera yacu igahita isohoka ikaza hanze. N'amaso ushobora kubireba ukabibona, ariko hari igihe utabibona bagakoresha utundi detectors cyane turi electronique bakaba babibona, ariko n'amaso nawe urabanza ukabireba. Ikindi urareba ese kuri ya kondensa yawe, kuko ibiri hafi na radiateri y'amazi. Hari n'igihe iriya fani ihoza radiateri y'amazi ava muri moteri ari nayo ibiri guhoza iyi kondensa yawe, cyangwa se bikaba bitandukanye biterwa n'uwabikoze uko yashatse kubikora. Hari igihe rero uba urimo guhinga ahantu hari imyanda myinshi, iriya kondensa yawe ikaza ikajyamo
ibintu by'ibyatsi, ibintu by'ivumbi se, ku buryo wa mwuka ugomba guhoza refrigeration iri gutambukamo indani utageraho ngo ukore nk'uko byari bikwiriye. Icyo gihe rero AC system yawe ntabwo ikora neza. Icyo gihe ugomba kugenda ugashaka ahantu hari kompreseri y'umwuka dukoresha kenshi ku masitasiyo dushyira umwuka mu mapine, ugahuha neza, byaba ngombwa ukanakoresha n'amazi ukayoza neza. Icyo gihe rero ibyo byose ugomba kubyitaho, ubundi ukareba aho zigiye zihuriye, niba na ya matiyo nk'uko nari maze kubivuga, niba hatafungutse hose ukahafunga neza, ibintu byose bikaba bimeze neza. Ikindi ugenda ucekinga ese iriya berite yo ntiyashaje, kuko nayo ishobora gusaza igateza ikibazo. Ya berite ivana imbaraga kuri crankshaft nyine ije gukoresha iriya kompreseri, nayo ukareba niba itarangiritse cyangwa se niba ishaje, byose ukabireba ukaba wabasha kuyihindura, cyangwa se ukaregera tensiyo yayo, ubwo bitewe n'uko nyine ubona ikibazo kimeze. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo umuntu yavuga. Ibindi iyo ubonye nyine hari ibirenze ubushobozi bwawe, wiyambaza ba bandi babigize umwuga bashinzwe gukora amaserivisi, ndetse natwe watwiyambaza kuko turabizi turanabishoboye. Rero bahinzi bo mu makoperative ndetse n'abandi mwese mushobora kuba mufite itorotoro zanyu zifite iyi sisiteme, rwose turabakangurira kujya muzikoresha neza kugira ngo mubone umusaruro mwinshi mwiza, kandi ndetse n'ubuzima bwanyu bube bubungabunzwe bumeze neza, kugira ngo twihaze mu biribwa ndetse n'ubwo buzima bwacu bugume bumeze neza, dusagurire ndetse n'abandi. Dukomeje kubashimira rero, kandi turabibutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo izindi nyigisho ziri imbere ndetse n'izindi zatambutse mutabashije kubona zose zibagereho, kuko zirunganirana. Tubibutsa yuko mwajya no ku rubuga rwacu ari rwo wa@torotoro.rw, ubundi inyigisho tukazibona, tugahinga, tukeza byinshi, tukarya neza, tukabaho neza. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.